Katongera tubasuhuze kandi tubayikaze mwese abakunzi ba Eriva 250. Nizere ko mwatangiye kurayikinga, mwatangiye kuvuga ngo turonge tugize umugisha wo kongera kubana n'abantu mukunda cyane. Niyongera Bernard muri kumwe kuri mikoro inyuma mu gikari cya kamera, ariko imbere kuri screen turi kumwe na nyiri urugo cyangwa se nyiri sheni, nyiri chano, nyiri amafaranga, nyiri bironda. Tukaba tunari kumwe n'umushyitsi. Munyemere rero duhere kuri nyiri bironda atwakire aduhikaze yongera no kutwibutsa wari we ubundi twanzike. Ariko bire nawe uzi ko ushaka kuvuga ngo ndi nyira amafaranga ugatuma umuntu wari wagize yerekwa agira ngo yavangiwe. Rata Imana yaradusize nibyo, ariko ntibivuga ko umuntu wagira yerekwa yaritambutsa ku kijyanye n'amafaranga. Imana aribaho umugisha. Ni Mukamana Elevani wagira iki? Iyerekwa ritambutse ku kijyanye ariko na mobile money cyangwa se nanjye nkagira agakarita shanga njya muri Equity cyangwa n'ahandi. Rero amazina ni yayandi, ni wa mubyeyi ubakunda Mukamana Elevani. Hari nakandi nongiyeho muri iyi minsi, ndi umugore ufata umugabo wese nk'uwe. Ikindi no kuvuga ngo ndi umubyeyi ufata umwana wese nk'uwe. Ikindi umubyeyi mugenzi wanjye mufata nkaho nanjye ubwanjye. Ikicira arimo ndavuga ngo abaye ari njye. Rero ndabakunda kandi nagiye mbabwira kenshi ko atari kenshi muzahora mubona ndi njyenyine. Uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ndi kumwe na muvugabutumwa, umuhanuzi mu buryo bw'indirimbo ndetse uko Imana imuyoboye. Ndagira ngo ne gukomeza kumuvuga, ahubwo aze yivuge, abasuhuze kandi anabibwire kuko abakunda mbizi.